kumbira shyano ry'umugore rirakinkoze cyanyohereje message ngira ngo kuri balance ariho naho cyamforwardinze n'ubundi miri ntago yigeze akunda Magorwa ese burya rero yakundaga Magorwa kareka ni ibintu yishyiragamo ariko ntago yigeze amukunda ariko nyine usigaye mutekereza ukibagirwa ibintu byose sha simbizi ariko wanimba shanca kuba mukunda n'ukuri cyo nago nakubeshya Yesu Kristo n'umwana uraho neza uracyabaho derukana kera uyu ni mbese uyu ni umugabo wanjye none se shiri utambwira kuziranye na Magorwa ndamuzi twakoranye ahantu wa mugabo nizere ko utagenzwa n'intuza n'induru ushize nta nduru turi butere uno munsi nuko mvuga ngo imyini imyaka yose tugende muri zekari ese amakuru ko wabuze amakuru ni meza kandi ndahari ntabwo nabuze naburiye kuri waragiye uba mwiza uziko nayo nakuyerewe buriye se kuri wabaye mwiza ariko umugabo we ntandebe nawe dore ubushize yarankuyemo iyo kotse ibi byose mbikesha umugabo wanjye n'ubundi uzi ubushize ibintu ukuntu yaje ngaje kureba ngo umwana akankubita do yaramvunye ahubwo ejo bundi kuguru bendaga kugaca Magorwa buriya umugabo wese ku muntu bita umwana we noneho yibyariye nta kintu utakora nawe ari ubwawe warwara hanyuma se ngiye wareze umwana imyaka 5 nzi ko ari uwanjye nkasanga atari uwanjye cyo koza birababaje pe ariko nanone umwana wese ni nkundi waraturereraga nubwo nanjye atari uwanjye ariko nyine mushaka nacyo kintu cyari cyanzanye kugira ngo ndebe uwo mwana umugabo wanjye yabyaye njyewe ntabwo birakunda kubeshye mu by'ukuri ndatangaye nkubonye ni ukuri nanjye ndongeye ndishimye kongera kukubona kuko twahirukanaga kera cyagiye dukora muri za proje z'abazungu nabo barahombye barigendera nyuma yaho naragushatse naranakubuze none ngize Imana nsanze ari nawe ndera umwana w'umugabo wawe hanyuma se niki kibagenza mbese bundi ntago wansobanurira Magorwa rero ikintu cyari kituzanye no kugira ngo ndebe uwo mwana umugabo wanjye yabyaye umwana uri ahangaha nyine urera wari uzi ko ari uwawe usanga si uwawe niwe warunzanye n'ukuri niyo namureba gusa byanshimisha njyewe ariko ngiye ku cyifuzo cyanjye nanjye nshaka kuba umubyeyi nyine kuba twamurera nanjye nkamugiraho uruhare nkamurera kuko n'umwana w'umugabo wanjye buri rero urabizi wari inshuti yanjye kuva kera kandi urabizi ko ntari umuntu mubi pe ni ukuri pe mu nyangamugayo nzi nawe bamwe meze nte ko numva umujinya wamaze kunyita zena n'ubu ibaze Mudugudu ambwire ngo turakora reba igihe twamaze umwanya tumaze ahangaha umunaniro umutwe Mudugudu n'abantu bawutuyemo ariko nabanza bafite akajagari reba isaha byonyine abantu uwo muyobozi w'umudugudu wese numva wabivugaga warahari wamubonye ari heza wenyine ariho akabaye ahubwo agera hano mbere reka nkubwire mwana wa ibi bintu ndabihaze ntagadari n'amahoro mwiriwe uraho ma uraho neza basanga bagiye kuza namwe mutuye aha hafi mwana wa dutuye hano hafi tuje mu nama ntabwo muzi uyu nguyu yakoze ikintu gitangaje twere wavuye Magorwa oya mwana wa Imana iguha umugisha Magorwa wanjye ni wowe wamuvuye yo Imana iguha umugisha mwana wa reka nkubwire ninsubira mu giturage hari akamasi uzihangane ko nkuhaye akamasi hari akamasi nka yanjye yonsaga nzakaguha waranshubije Magorwa yo umva niko ye uyu ni umugore wa Mudugudu rero warakoze Magorwa wanjye akazuka gasubira mu buzima uyamukozeho riraga aho abandi twari twebye ngo tugiye kumubura Kavange yari yambwiye ngo yapfuye ndapfa ndarangiza ngira ngo se niyo yarapfuye kumvi ngo Magorwa yapfuye ariko mwana nzaguha akamasa wihangane nakakubwiye ngo urindire izabyara inyana ariko cyakoze ariko abagore beza nk'aba baba hehe koko none se ahubwo Magorwa ameze ate
Magorwa ubu ko duherukana arwaye. Umuti wawe urakora njye nanatinye buriya. Mana shimwe. Umukurambere wawe natangiye gusindagira hari n'igihe wabona dogagiye akaza mw'iyi nama. Ewe n'ubundi arayizamo inama. Umwana ntabwo namukwima gusa ndacyamufata nk'uwanjye sibyo nubwo kuko buriya kurera ni ikintu kirenze ndacyamufata nk'uwanjye nubwo byabanje kubanza kungora kugira ngo niyakire ko mu buryo bw'amaraso atari uwanjye byarangoye ariko ngerekeje imyaka 5 maze murera n'ibyo namutakaje ndacyamufata nk'umwana wanjye ariko ubu aka kanya musanze yagiye ku ishuri gusa icyo nkwijeje cyo nzajya mubahereza z'abasure. Kuri urakoze cyane nta kibazo pe ibyo byaba bimpagije nanjye nkumva nkaho ndi umubyeyi. Tuzafatikanya nubwo umugore wanjye agira amahane ariko ubu ngubu ngiye narangije gufata nibirebire ubundi tuzaganira nkubwira iby'urugo rwanjye. Naje gushaka burya nanjye umugore ari we wamfunditseho uwo mwana ariko ndiho ngubu nge ndashaka kuba nk'umugabo nyine mu rugo pe. Izo ntambara ngenda bizi ko nzazirwana kandi umwana nkwijeje ko agomba kugeza kugusura. Nukuri urakoze cyane ndabizi uri inyangamugayo kandi uhagarara ku ijambo ryawe. Oya ngiye ijambo mvuze ndaririnda nk'umuntu w'umugabo. Abona bweza neza umujyi warakuryohaye. Aso budage gira ubukurema. Hagusaga uribuka mu cyaro oya buretse. Hago kuba umujyi warakuryohanye buriya nanjye hari impamvu yo kuba ameze gutya. Uribuka tujya kwa Karori ndabyibuka ukagenda ugasanga bose bari mu nzu ukajya yigona ikibazo budage bagira ngo wumve ko uhari uzi ko utajya uhinduka none reba ibidirede bibaye ibidirede wowe buriya budage uba uhagaze rero wakintu murabure urumva uzahindukemo gato urebe ibintu mukorera. Unkorera iki nawe akakadirede gakakubera ngiye nshiraho ibyo biziriko waryoha bro asaryoha man. Si umugabo wagera yarapanga mwiyunze dore mwabaye inshuti kuko ngo mwarase. Umugabo dore ubushize twapfuye ubusa kandi dore ntiwari ubizi ko umugore wawe tuziranye. Se warunjije iki? Ahubwo ndi kubona muziranye mwahuje urugwiro ubundi bwo bimeze bite muziranye bimeze bite? Uyu mugabo twarakoranye kera hashize nk'imyaka 3 twongeye turaburana nyine ariko ubu ngubu turongeye turahura. Umva rero wa mugabo nanjye singiye urabizi umuntu uri gushaka umwana ariko nawe ameze wagira ngo na amadayimoni yanzamushiyemo ariko mbaborere cyane nanjye singiye kwese ntabwo bizongera. Gusa wanaje no mu buryo butari bwiza nyine nawe ndabyumva ariko hari igihe ushiduka kamere muntu yazamutse ugashiduka uri gukora ibintu nawe utatekereza ariko gusa mbaborere ntabwo bizongera. Oya njye ubundi muri kamere yanjye nkunda abantu nkunda kunguka inshuti. Oya nanjye ntabwo ariko nsanzwe ibintu byambiriye nayo nabaye nk'umusazi. Okay nta kibazo so mwiyunge n'ukuri biranshimishije ko mwongeye kuvuga rumwe dusigare mu biganiraho n'ibindi byose njye amasaha yantwaye reka nsimbuke njye mu kazi tuzaganira ariko ntabwo uri buze mu nama y'umudugudu se ku munsi n'ibishobora kumutwara araza kuba ariyo. Ntacyo we nibo wanagenda we tugasigarana tukaza kujyana mu nama y'umudugudu nta kibazo. Bye. Akazi keza shiri. Thank you. Wanyu wazi ko wicyuye nanga nta kibazo. Aze ubunganiriza mbere ku bimeze. Ariko saga nkubaze ntago ndi saga utabasaga agase nago mucyo twakwitaga saga Bob man Bob Simanu nago ucoma gende reba ayo maso yawe kunamira rega gucoma iyo ubonye umuntu afite dread utangira kuvuga ngo aracoma nese nayo maso ni dread aka kantu ko kazakurya iminsi yose aya sagaga rwose sagaga ntabwo yitwa iryo zina bro uri sagaga gusa cyangwa uwavanye sagaga uri sagaga kuri kwimana ntabwo nyitwa iryo zina reka ubu witwa Bob se Bob aririmbye izi uzuvuga mu muntu aba uri Bob wo gutukura amaso se Mwiriwe. bagiye salamu bro Nako. Sinkaho umaze iminsi waragiye Maze biteze. Abantu muhagaze samu. Abantu murura muryango mwese kuko none arangiye. Keri yari heza.
rero urambaza mushiki wawe ngo reba niba ari hano mu mufuka. Reka mbibore ngende. Uyu mutipe afite ikibazo ahari. Kuki ureba abantu bose ukabitiranya? Shawe uretse no kuba bidirede. No, uretse no kufite ibyo bidirede no mu mutwe do ndabona nta kintu kirimo. Ya naragabanyije. Mwiriwe. Ntago nyishukura. Reba ariko reba. Mwiriwe niyo tujya kuvuma. None reba ufite ibisatsi. Ngiye ngomba guhinduka. Sinyiri wa wundi uzi wa kera. Izina narahinduye n'imyitwarire byose. Rwose. Ndabeshya se? Ngaho niba warahindutse ko kurasa n'umuntu ufite amafaranga manasenyisa. Amafaranga senyisa. Wapi? Ikintu kiriho. Uraje nyohereza imyuka. Ufite kode? Kode se kode yihe. Okay, mbwira namba yawe narebe nk'urukaraga gasense. 088 5 Yego. 4 2 1. Okay. Aya mazina se niyo witwa? Utanyohereza hino. Aya mazina ntago ari ayawe ariko. Uri kubona ari indese. Uzi ko utajya uhinduka bro. Imana ngiye rero niba ari ibyo byawe. Oya nta kizina ari kurireba. Aha izina niryo. Sawa. Sensa zawe ziraje nareba. Sensa? Ntago karaze mana nta muntu ntaremera ngiye. Uri bwicuze akira. No ndabona utangiye kuba Bob. Mukanya ariko turaza guhuza sibyo? Na nyuma y'iminota nka 30 hari abono ngere kwikoza hano haruguru. Ndahita ngaruka. Urahita ugaruka. Aho uzaguma mu myenda nyine. Rahira. Ase ubundi bukora iki man? Ukora iki kore nibagiye kuba? Akazi nkora ntago wabyita ibyo ngibyo. Rahira. Wallahi. Rahira. Pe. Nubwo akazi nkora ntago wabisobanukirwa. Ari n'undi mugenzi wawe nigeze kubona umeze nkawe nsanga ikintu akora kirutwa nuko kuba niyogereza icyo. Jya kumesa imyenda yawe. Shabosa wa rero reka nje kugura mukanda simbukira ku muhanda ngure kano kantu nguriye nikatangwa nabi. Ntago warwara inzoka. Oya nari bimana. Simani, kumbono uyu munsi none binamira bara. Oya ndabona imvure yakamesheje imeze nabi kabisa. Banza rero mpamvu abantu batinze no kuza mu nama. Kanda nakonje kabisa. Kugira ngo byo nana mu kandi wembera. Ubundi rero wa mugabo we. Sinzi n'izina ryawe dore urabizi ubushize ntago byagenze neza. Ari nabyo nakubwiye cyagiye turi mu rugo. Ntago ngende umuntu mubi cyagiye nuko waje mu buryo butari bwiza. Wenda hari ubundi iyo umuntu atarabasha kunsobanukirwa agira ngo ndi umuntu mubi. Naho njye ntabwo ndi umuntu mubi pe. Oya ni ibintu bigaragara ariko bura mu buzima bizazana n'ibyawe. Nanjye bura ntago ariko nsanzwe rega wa mugabo. Niko nagiye kubona urabizi umuntu ashaka umwana ashaka amaraso yiwe. Hari gushiduka nyine warengererwa ko bitagomba gukora. Nako rwose ndagusaba imbabazi kandi akwizeza ko ari ibintu bitazongera. Buriya ntabwo uzi ukuntu nari nagize isoni. Buriya nari nagize isoni kubona umugore wanjye muziranye
kandi njyewe nawe twaragiranye ikibazo akaba ari ikintu nakiriye ariko rwose umbabarire nanjye ntabwo ariko nsanzwe nizere ko tugiye kubana neza kabisa. Erega Magorwa nta nubwo ari umwana mubi. Mwe biranagaragara kabisa. Ntabwo ari umwana mubi. Kandi mu bantu bamurwanyaga ariko nasanze nyine nta mutima mubi. Ya nyine ntabwo ari umwana mubi kabisa. Ni umuntu ukunda abantu. Ako uzi kurera umwana imyaka 5 kuri amakosa nta nubwo ari nawe nayashyira. Ahubwo warahubise wa Mungu. Kakubwiza ukuri umva nagahoma munwa wowe. Sinzi buriya akenshi buriya n'ubu nuko nk'umutwaro mba nikoreye. Nshobora no kubikoreza umuntu akaba atatira n'intambwe 3 yahita ahirima. Yanansaba n'ingata. Mfite agahinda kenshi kenda kunsandariza umutima. Ko numva izina ryo muntu Magorwa. Sinzi wa mugani bavuga ngo nyoko sakwa nkakwita nabi. Bigasekwa ngakeza ko nk'umuntu wanyise izina Magorwa. Mbona ari we wanyikurije ubundi imirimo yose. Amasaha arakuze kandi nanjye ndabona gahunda zanjye ziri kugenda zipfa. N'inama ndi kubona gutangira yanze. Ngiye rero ngiye kwigendera muzi ko hambera. Ndagiye kabisa ko hari ibintu byinshi birimo birapfanye no kujya mu kazi kabisa. Ako ndumva abantu basakuza haramenya ari bo baje. Umva nakerewe kabisa. Wakene yaganira ahubwo mwebwe ikintu kirimo murahambera kandi aza no kumenya ibyo. Nta kibazo twese. Wakanda amahoro kabisa Imana ikomeze ibane namwe. Umunsi mwiza kabisa nta kibazo. Nta nubwo wabwiye izina ryari kubushize duhora banzi ko nitwa Motari. Muri karitsiye hose ubundi banzi ko nitwa Motari. Nta kibazo. Nawe rero sengongera ngo se ako nta kibazo. Nta kibazo. Kuko Yumudugudu abo muri Yumudugudu nta gahunda bagira. Ngiye niyo mpamvu nshaka kuzimuka no muri Yumudugudu. Yo ngiye ndumva ngiye no kwitahira. Ndarushye nibwo nkimara. Ako reka twanagera tukareba niba baje kundi kumva abantu basakuza cyane menya ari. Reka tugere. Tunyura hano ko mona ariho. Ndabona amasaha yatugendanye ariko harimo bamwe batarimo baritaba amatelefone. Harabona ashize muri groupe ndi kwandikira kuri WhatsApp nta kintu kimwe ari kumbwira ariko kubera ko habaye ikibazo cy'imvura ntabwo byabuze inama kuba kuko ndi baca umugani mu Kinyarwanda ngo pastor bundi yapfuye nibibuza barakore gusenga, ahubwo twakomereza aho bigereye bamwe bakaza kubwira abandi bagenzi babo kuko biragaragara ko mwitabire kuko murabona ko habaye ikibazo cy'imvura kandi murabizi namwe muri aya mezi imvura mwe murabizi ko ntabwo twatangirira rimwe. Imvura sigwe iwanyu hogire twe. Ubundi reka ntabwo Mudugudu ndavuga yicaye kuko n'umundi hanga ntabwo bahamboheye. Nagumije numva mu kanya muri jujuta ndi mu biro hariya muvuga ko nabatindije hako nagombaga gutangira inama hari abaturage babiri. Kuko biri kose ndabona mwese muri hano bake muri mu bo mfite mu baturage banje ndabona twatangira abadahari mukazagena mukababwira ibyizweho mu nama igomba kubera mu Mudugudu wa Kibaya. Icyo kintu nshaka kugira ngo mbanze mbisegure murabona ko habaye ikibazo cy'imvura. Inama yagombaga gutangira saa 4 none igiye gutangira saa 5. Ducunguza uburyo umwete kuko harimo ababyeyi bagomba kujya gutekera abana babo, hari n'abandi bagera kuvana abana ku ishuri, hari n'abandi no kujya gukemura n'utundi tubazo twabo n'indi mirimo bagomba kujya gukemura. Ako kana ho. Inama iri gutangira saa 4 none tugiye kwitangiza saa 5. Ubwo rero tugiye kwiga ku bibazo bibiri, tugiye kwiga ku ingingo ebyiri. Tugiye kwiga ku ngingo ebyiri nyamukuru muri Umudugudu wa Kibaya. Ingingo ya mbere muri Umudugudu wa Kibaya na amarozi. Dufite ikibazo cy'amarozi, amarozi aratugarije muri Umudugudu. Amarozi aratumwembesha. Amarozi aratungarije muri Umudugudu. Ubushize umusaza bita Karori aherutse kwitaba Imana. Ubu yagiye. Nyangamugayo. Cyane. Umukecuru Venantia nawe yabaratembera. Umukecuru Venantia wese yitaba Imana. Umuturanyi wacu ari. Kumba bareze bose ntago bazi ko ari ibyo baroka.
uburongo barabona naje mu nama nanjye bavuga baroze nkavuga ngo turabashaka. Ibi byose byica naje mbirimbure kuko nyewe umva narabyiyemeje ndabiroga byose birapfa. Magorwa